ndagira ngo nkubaze ngo mbese hagati yawe n'Imana hari uruhe rwibutso muri iyi minsi? Haleluya. Hagati yawe n'Imana hari uruhe rwibutso muri iyi minsi? Mbese hagati yanjye n'Imana nanjye hari uruhe rwibutso muri iyi minsi? Hanyuma Yesu asiga urwibutso rwo gutanga ifunguro ryera ngo bararya baranywa. Haleluya. Hanyuma turabashuje mwebwe mukomeje kudukurikira aho muherereye hose, ikaze kuri Mukakarangwa TV. Turabakunda namwe muradukunda, turabizi. Twishimira kujya tubagezaho ijambo ry'Imana kenshi kugira ngo rijye ribasha kugira icyo ribafasha, ribashe kudukomeza mu rugendo rugana mu ijuru. Rero tubagaruriye irindi jambo ryiza cyane, ijambo rivuga kwibuka cyangwa se gucunga inshingano wasigiwe. Reka dutangire dusenga Imana. Ariko waba uri mu gihugu byo hanze bitandukanye, Amerika, Bwongereza, Burayi, u Rwanda, ndagira ngo umuntu wese ahaherereye iri jambo rimufashe. Ni ijambo ryiza cyane Imana yaduhaye kandi ryo kubahwa, ry'urwibutso kandi ryo kuzajya twibuka. Reka dutangire dusenga ubundi turyumve. Murakoze cyane. Turagushimiye Yesu kuko wemeye kwitanga ukaza mu isi. Twibuka ko habaye inama igakorwa, kandi iyo nama yari ifite gahunda yo kureba uwemera gufata igitabo cy'umubabaro akaza mu isi gucungura umuntu. Nta marayika wagifashe, aho kuba waragifashe uraza. Kubw'ibyo wakoze turagushimiye. Niyo mpamvu tuzi neza ko ushobora byose, tuzi yuko dukunda, tugufitiye icyizere. Tugarutse kwibukanya inshingano wadusigiye kugira ngo tubashe kukigendamo neza, twitegura cyangwa se turi hafi kuzahura nawe. Ngaho rero fasha umuntu wese udukurikiye, kandi umuntu wese uje kumvira ijambo umuhe umugisha, dusobanurire muri byose, kandi ukomeze kwamamara mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen, amen. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ariko ndi gufashwa. Haleluya. Ndi gufashwa n'indirimbo ivuga ngo amasezerano Yesu ko Imana yatanga. Ngiye kurambaho agace gato cyane. Amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu. Amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Uwizera azabona ayo masezerano. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo. Turasoma muri Matayo 26, dusome ku murongo wa 26. Turasoma mu izina rya Yesu. Haranditse ngo Yesu atanga ifunguro ryera. Bakirya, Yesu yenda umutsima, arawushimira, arawumanyagura, awuha abigishwa be, arababwira ati, nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Yenda igikombe, aragishimira, arakibaha, arababwira ati, munywere kuri iki mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya, ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu
mpereye none nkageza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa data. Bamaze kuririmba barasohoka bajya ku musozi wa Elayono. Amena, amen. Turasomye ngo Yesu atanga ifunguro ryera. Ikintu Yesu yakoze gikomeye, amaze kubona ko igihe cyo gutandukana n'intumwa ze kigeze, yanze kubasiga nta rwibutso abasigiye ngo bazajye bamwibukiraho. Ntabwo yagiye mu isoko ngo ajye kubagurira amanifomo y'imyenda, ntabwo yagiye kubasigira ibibanza runaka cyangwa amatelefoni runaka, ahubwo yaravuze ngo reka ntange igaburo ryera. Yari azi ko n'itorero rye rizubakwa ku rutare, ariko bakazajya bakora uyu mwanya w'igaburo ryera wo kumwibuka. Aravuga ngo reka nsige ikintu gikomeye cyane, reka nsige nsangiye n'intumwa zanjye. Arangije aravuga ngo kandi muzagiye mubikora ibe urwibutso rwanjye. Haleluya. Ngatanga igaburo ryera, hanyuma ngo bararya, hanyuma ngo baranywa. Ariko aravuga ngo ndababwira ukuri yuko, haleluya, ntazongera gusangira namwe kuri iyi divayi y'imizabibu mutarahura nanjye ngo dusangirire mu gihugu cya data. Mu by'ukuri yari ari gusezera kuri divayi y'imizabibu, kongera gusangira n'intumwa yasangiye nazo cyane. Murabizi ko yagendaga akabwiriza, akabaza intumwa hari ufite ikintu, umwe mfite ifi eshanu n'umugati, akavuga mu bima akabisengera bigatubuka, agasangira n'abo babanaga bari kumwe, akahasiga urwibutso. Bivuze ngo yatangaga iby'umwuka agatanga n'iby'umubiri. Ntabwo rero bivuze ngo yatangaga kimwe. Hanyuma agiye no gutandukana n'intumwa ze, ahasiga urwibutso. Ndagira ngo nkubaze ngo mbese hagati yawe n'Imana hari uruhe rwibutso muri iyi minsi? Haleluya. Hagati yawe n'Imana hari uruhe rwibutso muri iyi minsi? Mbese hagati yanjye n'Imana nanjye hari uruhe rwibutso muri iyi minsi? Hanyuma Yesu asiga urwibutso rwo gutanga ifunguro ryera, ngo bararya baranywa. Haleluya. Hanyuma ngo bamaze kurya no kunywa, arangije kubasezerera ngo bararirimbye. Burya iyo wishimye uraririmba, iyo umuntu wese yishimye agomba kuririmba. Ngo bamaze kuririmba ngo bajya ku musozi wa Elayono. Haleluya. Hari umuntu ujya uvuga ngo twese tuzahagarara ku musozi wa Elayono. Uriya musozi wa Elayono ni umusozi Yesu yakundaga, ariko no kugaruka kwe abenshi bavuga ko tuzanawuhagararaho. Niko n'ijambo rikunda kutubwira. Haleluya. Nuko ngo bawujyaho, ariko bagiye kuri uwo musozi wa Elayono bamaze kurya no kunywa, kandi amaze kubabwira ngo nzongera mbategereze, kuko hari ahandi nzongera gusangira namwe. Nari nje kugukumbuza ibyiza byo mu gihugu. Nubwo tujya ku ifunguro ryera, ariko hari ikindi gihugu tuzabanamo na Yesu, tukongera tugasangira. Haleluya. Gukumbuje icyo gihugu. Umuririmbyi utangije aravuze ngo amasezerano yose uko Imana yatanga, aravuga ngo yungaye yakomejwe n'amaraso ngo y'umwami wacu Yesu. Haleluya. Nawe n'amasezerano ufitanye n'Imana, ibyo wakoreye Imana, urugendo urimo, uvuga ko amasezerano ufite nta wundi uzayakomeza ni Yesu. Yesu natayakomeza ntabwo bizagenda neza, ariko Yesu nayakomeza bizagenda neza. Imana ihabwe icyubahiro. Nuko umuririmbyi aravuga ngo amasezerano yose uko Imana yatanga, ayo ngayo yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Amasezerano ufite Yesu ayakomeze. Haleluya. Kandi kwizera wamwizeye gukomeza amasezerano yawe, kandi gusangira nawe wumve ko no mu ijuru uzasangira nawe. Imana idukomereze muri runo rugendo, Imana iduhase ibyiringiro, Imana idushoboze kuzongera gusangira na Yesu. Ndagira ngo nkubwire ngo wasangira n'umuntu bikibagirana, ariko Yesu ntabwo byibagirana. Hariho ahandi tuzongera gusangira nawe. Inshuti mwasangira ikakwibagirwa ko mwasangiye, akagucyo ntanakubwire mwaramutse, ariko Yesu ntago ajya yibagirwa. Ahubwo natwe tujye tumwibuka nk'uko yabivuze. Wirimbanire kwiyinira, ujye ku ifunguro ryera,
umaze guca bugufi kuko ntawe udakora icyaha ariko ca bugufi ujye ku ifunguro ryera aze musangire kandi no mu bwami muzasangira Imana igushoboze gukumbura ifunguro ryera kandi igushoboze kwibuka inshingano wasigiwe nange nshoboze mu izina rya Yesu niryo jambo nari mbazaniye Imana yari impaye ryo gukumbura kandi no kwizera ko hari ahandi tuzongera gusangira na Yesu bitarangiye. Haleluya. Yo komeza ugubwe neza uherereye hose, reka dusenge Imana. Turagushimye Mana, turi imbere y'amaso yawe. Ayiwe Yesu, twibutse uburyo wapfuye, tukibuka uko wasangiye n'intumwa zawe ugatanga ifunguro ryera kuko utari utunguwe n'urupfu. Waravuze ngo ndabizi ko ntahandi tuzongera gusangirira kuko wari uzi gahunda y'icyakuzanye kwigeze. Natwe twigishe kubara iminsi yacu kandi twigishe kugutegereza. Hari byinshi twagusabye, twizeye ko bikomejwe n'amaraso yawe. Turacyarindiriye desifogre, turasimeni doni haigre refinement, turacyarindiriye. Reka udufashe kandi utugirire neza, gaho tubera Imana. Hari icyo wavuganye natwe Yesu, turacyarindiriye. Twizeye ko tuzanasangira mu gihugu cyo mu ijuru kandi tukiri mu isi tuzakubona kenshi. Tegeko byose bikumvire mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen. 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 Reka dushimire Evangeliste utugejeje ijambo ry'Imana. Kandi mbibutsa ko mugomba gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kwaguka. Murakoze cyane.